Yo, what up my people? This is your boy Quavious Kendra 99 avec mon frère. Yeah, Rich the Kid. Yo, we back again. Nanone twari tubakumbuye cyane kabisa ariko muri iyi minsi umva imvura yari irimo iratusiga gahanga mw'abantu. Yazaya gahunda. Byahatari ibintu byari bikaza ariko nyine n'ubundi kubera ko muri abantu bacu muri aba boss bacu turabakunda cyane. Twongeye twagarutse nanone so tugarukanye story nyinshi zigiye zitandukanye ibintu biryoshye cyane byaranze igitaramo cya Davido kabisa ndetse n'urupfu rutunguranye rw'ikirangirire ndetse akaba na legend gukina filime ariwe Tagawa Karihiro Yuki so ntabwo imoka ni gufwa mu kanwa ariko icyo cyibuke ntabwo yamoka ifite gufwa mu original sinzi nimba bishokiye original imanukira so the pan so ngo byari bose bitari komanda fresh kabisa the refresher ni zose kabisa ibyo no kabitinda akose kutera isa nk'urebesha inyuma abanzo rero agasatsi wa kintu arabizi mwamubonye abaciye kwa muniga original umva nanjye ariko murabona ko noneho kutere nahinduye ntago ari zaze nta deni ririmo hanga Yesu Kristo ari kugenda bikora murabona ko noneho nateye imbere dukutere tutugozi nari mfite narikopesheje Uwiteka nzamuye nikopesheje noneho izigezweho za iPod urabona ko Imana iragenda itanga umugisha amen Imana idahana umugisha so dukubita tuwangura rero twirukanka ku gitaramo cya Davido igitaramo cya Davido ni igitaramo cyagiye kibamo udushya twinshi tugiye dutandukanye habayemo ibintu byinshi bitangaje cyane kandi n'igitaramo ndakeka abantu bakitabiriye kabisa urumva ntago bahombye pe oya cyari kiryoshye cyane nivaho njyeho kabisa cyane ku muntu ukomeye nka Davido ko ari we imyaka myinshi mu muziki ndetse afite na yagize experience performance nziza cyane byatari biteye ubwoba ni ukuvuga ngo sasa uriya rero Rich the Kid ni ukuvuga ngo Davido urumva wari uzi ko se mbere yuko ajya mu gitaramo yabanje gukorwaho na wa muniga se nagiye mbibona wa muniga niwe wamukoze akazi kose bagenzi bacu bapostinze wa muniga niwe wamukoze akazi kose kabisa wa muniga nawe yerekanye ko afite impano kuko buriya noneho iriya ni n'izina riba riri hejuru Davido buriya guhuza nawe ariko ngira ngo umaze kubona ko nta kintu kitakiza umuntu ribaze barakubwira ati umuntu wogosha ati wapi ngo nta kintu umunyonzi ati wapi abandi badusanga mu masoko bari imbere umva ikintu bita kogosha kabisa ni ikintu wakora kikagutunga kabisa ashyitse rwose wagikora kikagutunga cyane rwose ariko nanone nyine ubundi baravuga ngo kora kandi usenge cyangwa se senga kandi ukore dushimira n'ubuyobozi bwacu ko buduha umwanya n'urubuga cyane rwose tukakora tugatera imbere cyane batanga amahirwe menshi ku rubyiruko kabisa nabo gushimirwa cyane twikomereje kabisa twakomeje rero Davido nuvuga ngo akigera mu Rwanda nyine nyuma yo gukorwaho na wa muniga urumva yahise anyarukira hariya BK Arena n'ubundi aho igitaramo cye cyari bubere abanza gukora sound checking hanyuma no muri sound checking Sherry Silver Foundation yamukoreye surprise kabisa abapeti bazi kurimba byatari baba bafite performance iri hejuru harimo abana bakiri bato bazi gucuranga bazi kurimba barahageze Davido baramuririmbira aranezerwa ibintu ko byari neza ibintu byari biryoshye cyane hanyuma rero ku munsi nyirizina w'igitaramo habaye ibintu byinshi bitunguranye mbere na mbere First Lady Jeannette Kagame yitabiriye igitaramo nawe ari mu bitabiriye igitaramo ni amahirwe y'abatazagaruka cyane rwose ni ukuvuga ngo nyuma yo kwitabira icyo gitaramo Davido nyuma y'uko nawe amaze nyine gususurutsa abafana be bagiye batandukanye yaje gushimira First Lady kuba yaraje kwitabira igitaramo cyiwe anavuga yuko ari ibintu by'agaciro cyane hanyuma rero mu byagiye biranga igitaramo cya Davido harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye uribuka ko na Kitoko bibarwa umugabo wari ukumbuye cyane ariko zazikumbuye anakumbuye mu banyarwanda noneho ngewe nari nkumbuye kumva aririmba ndirimbo ngo ntuzagira urukundo nirukonje umva Kitoko yasusurukije abantu cyane umva yatanze ibyo yari afite cyane niyo mpamvu akenshi ubundi baravuga
kuvuga ngo old times were good cyangwa se kuvuga ngo ibihe bya kera byari byiza kenshi usanga indirimbo zose za kera abantu naziririmbye ntabwo tuvuze ngo abubu nabo bakora indirimbo mbi ahubwo iza kera ko ziba zifite message itandukanye niyo cyane nka story zo mu bwana nyine uhita ukumbura utayibuka nk'icyo gihe harimo uturirimbo barasohoye noneho umuntu aba akiri mu rukundo rwo mu bwana so n'urukundo rwo mu bwana ntakintu ukunda noneho ko nta bintu byinshi biba biraza mu mutwe urumva akajagari uba ufite by'ukuri n'akajagari noneho uwo muntu muba mukundana muri icyo gihe mukiri abana uba wumva ari we muzabana iteka ryose umva niyo yaba ari umunyeshuri mugenzi wawe ntabwo uba wumva yuko uba wumva ko nyine igihe cyose muzahorana cyane rwose hari n'ababigenderaho bakajya biga basibira niyo mpamvu utwo turirimbo nyine uba usanga abantu badukunda cyane twiganje ariko hanyuma nubwo yasusurukije abafana ibintu bikaryoha we yavuze yuko nyine yasoje nyine gususurutsa abafana akava ku rubyiniro atabyishimiye bitewe n'uko ngo ntabwo yabyishimiye byari bitewe n'uko umukobwa wari waje kumushyigikira bita Lilian Mbabazi yabaga muri groupe yo mu Uganda bita Bruce Lee. Bruce Lee ndakeka benshi murayizi bagiye bakorana na Radio na Wizo. Lilian Mbabazi afitanye indirimbo na Kitoko barimba ngo ni wowe gusa ni wowe gusa. Kitoko rero expectingaga ko bazayiririmba azamufasha bakayiririmbana rero birangiye nyine batayiririmba. Ntabwo bayiririmbanye kabisa. Akaba yavuze ko bitaje kumunezeza. Ntabwo byamushimishije cyane. Ariko siwe gusa byabayeho kuko na Logan Joe ari ku rubyiniro hari indirimbo yakoranye na Shkevin yari arimo yagiye guperforminga agiye kuyiperforminga Shkevin akizamuka aje kuri stage abayoboye igitaramo bahita baza baramushimira abasubiyeyo kubera yuko amasaha y'igitaramo yarimo arirukanka sinzi niba yaba ari inyatsi sinzi ukuntu abivuga urumva ariko Shkevin akenshi bimuhayeho kenshi pe we sinzi ikibazo yasinze nyine ariko gusa ntago twabijudginga kubera ko ntago twe tuzi inyuma ko babimeze twe tubibonera ibyo tubona n'ibyo tuvuga ntago tuba dushaka kubisesengura cyane ikindi kintu cyantunguye Juno yaje kuri stage noneho mu kuza kuri stage araperforminga nyine asusurutsa abafana sasa ageze ku ndirimbo ya Ariel Ways bakoranye haryo bita Away noneho Ariel Ways kuko we yari yabanje ku rubyiniro mbere ya Juno Kizigenza none Ariel Ways abaragarutse ngo barayifatanya mu gusoza kwiririmbana rero babarebanya akana ko mu jisho birangira ngo barasomanye umva mbere y'abafana kandi twari tuzi ko ari abantu batandukanye batagikundana urumva ariko mu by'ukuri n'ubundi na nyuma bakomeje kubekana ko badakundana ngo ari aba best friend Ariel Ways we yaje nyine gutangaza yuko nyine ngo babikoze ngo kuko bari bishimiranye ngo bisanga ngo basomanye ngo cyane ko ngo n'aba best friend ngo bashobora ngo kubikora ngo nta gitangaza kiba kibirimo rega urebye neza ubundi ubona yuko ni mu buryo bwo gucuruza ubundi nta kintu bapfa noneho ko bashobora kuba umuntu umwe yasohoye indirimbo kubera ya beef bafitanye ugakurikira wa wundi uvuga ati reka numve amagambo noneho undi yashatse gusohora batakundanaga abahanzi bakunda kubikoresha cyane rwose agira ngo indirimbo ye izamuke hari abantu baba bazi icyo bita showbiz ubundi njyewe hariya bita mvuga ni hariya nimwe mufitanye ikibazo boutique hariya bita boutique cyangwa se très bien niko mu gifaransa bavuga ariko ubundi ujya umenya ubundi guprononciatinga French igifaransa cyo nongore oya imenya prononciation de français urumva niyo wenda utakizi cyane ariko niba uvuze akantu k'igifaransa ukakavuga neza nyine nk'umuntu uzi igifaransa yes hari umugabo witwaga Minani Rwema aririmbye ngo siriratere yene trifebure kerome rero yaririmbaga igifaransa ukagira ni nk'ikinyarwanda ari kuririmba ako nawe mbona wagira ngo bamuzeho ibintu umbwira mbona atari iby'urubyiruko nutuye tutunose yo mbona yatoraguye ahantu n'andi agiye atandukanye urumva ariko nyine mwana ukuntu bavuga ngo sayo purida wagiye ni ikinyarwanda nanjye mwamenye umva nigeze ngo ni ikinyarwanda iriya ndirimbo apurira Beyonce Seramor oya basaza niyo mpamvu njya nkubwira nyine ngo abantu ba kera baduhaga ibyo abakuru bacu
bari bakeneye cyane twebwe nk'ubwo njye ushaka uri kwindirimbira ngiye nta kintu ndi gufatamo bari bafite umwimerere bakuru bacu bari kumvamo ikintu bari bafite umwimerere kabisa njye nta kintu mfatamo kabisa ariko nawe umva okay ariko dukomeze twagiye ndakeka bimwe mu byaranze igitaramo cya Davido tubigarutseho ari inkuru ya kabiri yindi indi nkuru rero ni y'umugabo w'ikirangirire muri sinema mpuzamahanga muri legend kabisa General Rucheng ubundi nyivuga General Rucheng bose batamenya uwo nisigo baramumenya kubera yuko hitarayifite ndakeka nta muntu utari nubwo apfuye ari abantu bitarava mu mutwe ko atakiri kwisi cyane ndakeka ninde muntu utaribye umwana w'intambara umuntu utaribye umwana w'intambara tubwire ndakeka Rucheng muramuzi mwese ni inkuru rero y'akababaro kubera ko inkuru yamenye kwa kane yitabye Imana umunsi wo kwa kane yitabye Imana ari babaje cyane siribuka muri legend ariko nyine ni umugabo ari mu bantu tubuze ewana tutazabona bazakora nk'ibyo yakoze reka nkubwire ubundi Rucheng ubundi amazina ye nyewe bamwita Tagawa Hiroyuki ari umugabo w'umuyapani umugabo w'umuhanga ariko ndakeka niwe muhanga uzahoraho urumva the best villain actor ever ni ukuvuga ngo nyine niwe mu byara afite umwihariko mu gukina role z'abantu b'abagome bafite ubugome bwicanyi ndengakamere urumva cyangwa tubyoroshye yarazi gukina ari The Band imvuga The Band bahita mubimenya ni The Band apfuka tuvuga ati karabaye atahubwo reka nigendere original yarazi gukina ari The Band akabifinga neza ukareka muri The One izo filime bazi playingiraga muri The One abitwaga muri The One abagiye muri The One barabizi The Band yapfaga bagiye ubwo abantu urumva baje kugera aho batangira no kujya bamutinya urumva bazi ko no mu buzima busanzwe ashobora kuba ari umugome kubera ko yabaga ari siri cyane n'ibintu yakinaga abonaga yuko mva yakwica n'igihe yarebaga muri kamera byonyine urumva isura yonyine nayireba nkagira ubwoba akuntu utari kwirasa kubera yuko twebwe ewana twe tuzi ko biriya bintu bibaho yego mwa nta roranti ntacyo umuntu ajya hejuru y'itaje agahita asimbuka kuko ko warebaga nk'ibintu nawe yakoraga ukuntu yahitaga yikiza umwanzi vuba vuba akavuga ati uwo ninde wamuhagarara imbere cyane ntabwo twumvaga ko ari imikino nyine ariko nyine uyu mugabo yarigaragaje cyane yagaragaje ko afite ubuhanga budasanzwe mu gukina sinema mpuzamahanga ariko cyane cyane mu mwanya w'abavillain cyangwa se The Band ikindi kandi navuga buriya Tagawa Hiroyuki nubwo yitabye Imana navuga yuko agize iherezo ryiza kubera ko Tagawa buriya apfuye yagize imyaka ingahe ku myaka 75 kuko yavutse ku itariki 27 z'ukwa 9 1950 navuga ko agiye akiri muto 75 agiye akiri muto ariko muri iyo myaka bari myinshi muri iki gihe iyo myaka iyo wagejeje bari myinshi cyane biragoye cyane ahubwo twe sinzi niba nasenkani tuzagira ariko kubera Uwiteka tuzaneza mu izina rya Yesu erega icyambere undi no kugira iherezo ryiza mwana icyambere kugira iherezo ryiza urumva rero impamvu navugaga yuko Tagawa agize iherezo ryiza buriya yagiye kwitaba Imana yaramaze kwakira Yesu Kristo ibaze hari abantu benshi buriya badashobora kubyizera nanjye sinabyizeraga nkibyumva kuko ubu ngubu yari n'umupasiteri mu idini ry'aba orthodox abakristo b'aba orthodox baba hariya hanze ndakeka yari umupasiteri muri iryo dini ikintu kiriho cyo Imana mwakire mubaye kandi akomeze kuruhukira mu mahoro ikindi azahora ari intwari ninde wamwibagirwa idasanzwe mateka ya sinema umuntu yari muri legend aba ari muri legend kandi umva kuri nge nta nundi mu The Band buriya niko navuga urasa murakira umwanya w'ubundi ubwo ko umuntu wabasha gukina role y'ubugoma akayifiringa neza nk'ubu byabaye ibintu bye bijya mu maraso abasha kubikina neza kabisa iherezo ryiza kandi tuze kuruhukira mu mahoro so dukomeza rero tunyaruka tujye no ku bindi bintu bitandukanye muri iyi minsi abantu bari gusohora indirimbo ari benshi cyane wabonye uwitwa JC Ambassador indirimbo yitwa Yego ubu bita Marina Deborah nawe
yasohoye indirimbo urumva. Ikindi nanuze ubita Pasi Kizito kipa nawe usohora indirimbo gake kumumenya asohora indirimbo gake ariko asohora indirimbo nziza kabisa imeze neza cyane. Agiye gusohora indirimbo yitwa Last Time, ngiye narayumvise bro iraryoshye byatari, ndayibararikiye mw'abantu hange muzayumve. Iriho ukuboko kwa Element kandi urabizi Element mvakoraho rikaka byahatari. Ikindi buriya na Jason afite indirimbo nziza cyane bizi nawe ku kintu cy'imyandikire ikaramu ye kabisa iraryana yiwe mfane guhera kera ariko iraryana byahatari. Rero turimo turagana ku musozo Olivier, rero iki wabwira abadukurikiye? Icyo nasorezaho ni ukuba twabashimira ko mwadukurikiranye aho twatangiriye n'aho dusoreje, kandi ikindi nakongeraho muzagume mudukunde, urukundo rwanyu nirwo rutuma tugaruka imbere ya kamera. Murakoze cyane. Okay, ngiye n'icyo wambwira rero tugana ku musozo? Abana ikintu nakubwira cyo ubucukumbuzi uba wakoze nta handi hantu ndabwumva uri ubuhanga muri byo. Okay, thank you so much mbo. Ngewe icyo nakubwira tugana ku musozo, ugomba kwiga kunonosora Igifaransa. Ikindi kandi uyu munsi wanyemerejeho freshere zawe birakorwa aha wankomye kabisa. Ikindi nanjye kandi turakomeza gushimira abadukurikiye, turashimira yuko mukomeza kudukurikira gatanu ku kandi mwebwe mutuma tuba twicaye aha ngaha, tumotiva kuri Uwiteka ajya abaha umugisha. Yesu akomeza abarinde kandi Yesu ababe hafi. Namwe ndabifuriza kuzagira iherezo ryiza, twese tuzagira iherezo ryiza. Ibindi Imana iduhana umugisha. With the pan, with the youth. Ciao, it was your boy Quavious Kendra 989 avec mon frère Richie the Kid.